Haleluya, haleluya. Iyi ni ya saha duhura tugasengera hamwe igihugu cy'u Rwanda, ariko cyane cyane turasengera Idamange n'umuryango we. Reka dufate umwanya twicishe bugufi. Haleluya. Yesu Kristo umwami w'abami, Yesu Kristo wadupfiriye, Yesu Kristo watubambiwe, Yesu Kristo waje kudukiza, Yesu Kristo ufite imbaraga nyinshi, umuremyi w'isi n'ijuru. Kubw'ijambo ryawe waravuze bibaho. Muri aka kanya ndagusabye ngo uze ubane n'abanyarwanda bakunda amahoro nyayo. Muri aka kanya ndagusabye ngo ukore ku bantu bari kumva iyi porogaramu yacu uyu munsi, ukize ibibazo byabo kandi ubereke yuko utari Imana iri mu ijuru gusa, ahubwo kuko uri Imana iba mu bantu bayo. Dufunguye imitima yacu, dufunguye umuryango, ngwino Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Bene data ndabasuhuje. Ndaje ngo twongere dukore ikindi kiganiro. Ni iby'igiciro rwose kubana namwe muri aka kanya. Ariko nagira ngo mbwire abantu bamwe benshi baza hano bafite gahunda zidahwitse, ntacyo muzakuramo muri guta umwanya. Uyu munsi iyo ndebye kuri Facebook yanjye, ntabwo ndi umuntu urwa wicaye kuri Facebook. Ngira ngo buri munsi hari ndi kugira nk'abantu 250 bavuga bati friendship. Ariko harimo bamwe muri kuza muje gutukana. Ahangaha ni mu bwami bwo mu ijuru. Niba uje gutukana ugomba kwihana, niba utihannye turagukuramo. Ntabwo dufite umwanya hano wo kujugunya. Turi hano kugira ngo dusenge, kugira ngo tuganire ku kuri. Ndi hano kukuyobora mu ijuru, kuko ndabizi uko ikuzimu hameze. Kandi abantu nk'abo bari mine, abantu nk'abo baba bafite gahunda zo kuza gutata. Mwahisemo inzira igikuzimu, byabaye byiza mwari muhisemo kujya mu ijuru. Ariko niba ari byo mwahisemo, nabwo tuzabareka mugende. Ariko ntabwo uzava hano ku busa. Niba bakohereje gutata, uzava hano wabaye convicted ko uri gukorera Satani, utari gukorera umuntu. Ubwo rero ahangaha nk'uko mbivuga mu gitabo ndi kwandika, demon free zone ni ahantu amadayimoni agera agatitira paka kuretse, cyangwa se niba wemeje gufatana nayo ntabwo ushobora kuguma hano. Ubwo mbahaye ikaze. Haleluya, haleluya. Uyu ni umunsi wa gatatu dusengera igihugu cy'u Rwanda, dusengera Idamange. Ndagira ngo mfashe abanyarwanda rwose kugira icyizere. Imana erega irabizi ahantu muri ahantu mudafite uburenganzira bwanyu. N'abandi bajya guhakwa, n'abandi no kugira ngo baramuke. Ariko buri muntu wese arabizi yuko nta kigenda. Buri muntu wese guhera kurinda Kagame kugeza kuri wa muturage umwe utazi gusoma no kwandika, abanyarwanda bose barabizi ko bari mu bucakara. Kandi narabibabwiye ejo ngo guverinoma y'u Rwanda ntabwo mufite imitima y'abanyarwanda. Baracecetse, barinumiye, ariko ntabwo ari ibigoryi. Nawe wundi utazi kwandika ntabwo ari ibigoryi.
nuko gusa nta bundi buryo babona bafite. Ariko ibyo muri gukora muri kubaforosa kubatera amabuye bazayabatera, byarahanuwe bizabaho, kubera yuko buri muntu wese yaremwe afite uburenganzira bwo kubaho. Iyo umwana avutse araza muri famiye tugakora ubukwe tukabyishimira, kubera yuko ubuzima tuba tubonye ko Imana ibuhaye umuntu. Umuntu rero avuka muri we afite DNA Imana yamushyizemo, afite imikorere muri iyo mikorere ni ukwishyira ukizana, ni ukwigenga. Nk'ubu ngubu ahondi buri munsi mpitamo imyenda ngomba kwambara, ntabwo ntekereza ko Kagame ari buza kumpitiramo. Hari uburenganzira dufite butagomba kuvogerwa. Bumwe muri ubwo burenganzira ngiye kuvugaho, akaba ari nacyo kigiye gukoraho iriya guverinoma yo mu Rwanda, ni uburenganzira bwo kubaho. Imana yarambwiye ngo ugende ubabwire ngo ninjye njyenyine utanga ubugingo. Umuntu wese wibeshye akaza gukuraho ubwo bugingo ngo tuzabonana. Nuko rero muri uko kwihisha kwa Kagame, hariho abemera ko atakiriho, hari abemera ko ariho. Banyarwanda, ibi ntabwo ari ibintu byo gutindaho cyane, mwere guta umwanya. Ibyo ngibyo ubwo se niba wemeye ko ariho atariho nta kintu bikugezaho, ariko muri guta amasaha, muri gukora za deba zidatanga imbuto. Ikintu cy'ingenzi ni ugukura abanyarwanda mu bucakara. Ikintu cy'ingenzi ni uguhagarika ubwicanyi. Ikintu cy'ingenzi ni ugukura uriya dayimoni na satani uri mu Rwanda, kandi yabikunda atabikunda azahava, kuko Imana izahamukura. Aha ku isi muri ubu butaka turimo ni ahantu Imana yageneye abantu inyama n'amaraso, ntabwo ari ahantu aho dayimoni igomba gutura. Urabizi, iyo umuntu apfuye akurwa mu bantu agashyirwa hehe? Agashyirwa mu twahitaga ngo iki, ashyirwa muri za semetiere bamujyana mu mva, bajyana mu marimbi aho abapfuye bajya. Amadayimoni ariyo yica, nta muntu n'umwe ushobora kwica atafashwe na dayimoni. Amadayimoni rero aza kwica ni violation, abaciye ku mategeko Imana yayahaye. Ubwo rero buri muntu afite uburenganzira bwo kubaho. Imana yarambwiye mu Cyongereza ngo I give life. Ngo life is not for you to give, and life is not for you to take. Ariko abantu badafite umucyo, abantu batwawe n'iby'ikuzimu barica. Ubwo rero iyo bahisemo kwica, ni uburenganzira bw'umuntu, haba muri Amerika, haba i Burayi, haba muri Afurika, no mu Rwanda, aho ariho hose, ni uburenganzira bw'umuntu kwirwanaho. Ntihazagira umuntu uza kukwica ngo umurebere. Niba ufite Bibiliya ariyo uzakoresha, okay? Niba ufite ubundi buryo ugomba kubukoresha. Nta muntu n'umwe ku isi ugomba kwicwa ngo abuzwe ubugingo bwe. Icyo ni icyaha Imana yanga, kandi ni icyaha kikujyana mu muriro. Wowe rero uri kwica, wahisemo gukora satani, nawe uri kugambanira abantu, nawe uri kuneka. Kuneka ni kimwe no kwica, kugambanira ni kimwe no kwica. Kwica ntabwo ari ugufata imbunda gusa n'umuhoro. Kwica ibyo ngibyo ni biba nyine action ya nyuma, ariko hari ibindi bibijyanaho. Ibyo bintu byose rero ni ibintu byatumye Imana iza mu Rwanda, kandi ije kubyirangiriza, ije kubikuraho. Ni icyaha Imana yanga cyane.
ijambo riranditse ngo thou shalt not kill. Iryo ni itegeko ry'Imana, ntabwo ari ibintu tugomba kunegosiyaho. Tubisome se, reka tubisome mu Kuva 19 muri Bibiliya yanjye y'Icyongereza, biri ku murongo wa 13. haravuga ngo ni Kuva 20 umurongo wa 13. Imana iduha itegeko rya 6 rivuga ngo ntukice. Nawe aho uriho hose Imana yakuremye ikubwira ko kuva urakana gato urabizi, sina ngombwa ko umuntu akwigisha. Buri muntu wese avuka azi ko kwica ari ikintu kibi. Niyo mpamvu aho uzabona abantu bamena amaraso yose, yewe nubwo abantu baceceka, nta n'umwe ugushyigikiye. Narababwiye ngo imitima y'Abanyarwanda ntabwo muyifite, kandi ubutaka bw'Abanyarwanda ntabwo mubufite. Imana yavuze ngo kubera ko mwamennye amaraso menshi, ubutaka buzabaruka. Ibyo ngibyo si byo mbifuriza, ibyo ngibyo ni amategeko y'Imana adakuka. Ariko Imana ntabwo igendera ku isaha yacu. Hari igihe ushobora kuba wari utegereje ko biba mu myaka 5 ishize, ntibyaba. Ariko ubu ngubu ndakubwiye ngo biregereje neza. Imana yarabinyeretse. Imana izi utanga amategeko yo kwica. Imana izi udahagarika ubwicanyi. Imana izi abareba groupe y'abantu bakumva ko bo ari abantu babi, bakumva ko hari akavideo narindi kumva aho umuntu yarari kubwira Nahimana Thomas ngo ese nakuvugisha, wowe uri umwicanyi, ngo wowe ngo ntiwemera ngo genocide. Ugashyira abantu muri kategori, ukabashyira mu gatebo. Uzabona ishyano. Bene data muri kunyumva, mujye mutinya Imana. Bene data muri kunyumva, mukorere ijuru kandi mugire igitinyiro Imana, kuko ijuru ntabwo ryinjiramo abantu benshi. Ese iyo hapfuye abantu 100, uzi ko ari bangahe binjira mu ijuru? Iyo hapfuye abantu 1000, uzi ko ari bangahe binjiramo? Umubare nakubwira is very shocking. N'abakristo bose ntabwo bajya mu ijuru. Abakristo benshi bari mu muriro kubera ko bari hypocrites, ni indyarya. Ubwo rero igihe cy'uburyarya tugomba kukivamo, tukamenya ko Imana ije guhindura ibintu ku isi. Si mu Rwanda gusa, na hano muri Amerika iraje, ku isi yose Imana rwose iraje gukora. Ijambo naribahaye, thou shalt not kill. Mu gitabo rwose cya Esiteri, umwami umeze nkaho ari ishusho ry'Imana. Muri Esiteri, reka turebe Esiteri 8:11. Abayuda bari bagambaniwe, Abayuda bari bakandamijwe nk'uko Abanyarwanda bakandamijwe. Ariko Imana ntijya isiga abantu mu bukandamize. Mu gitabo cy'Abagalatiya 5, narahababwiye kenshi, nkora mpavuga kubera yuko byerekana igituma Yesu Kristo yaje. Abagalatiya 5. Ngubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo kuva mu buja, nuko rero muhagarare mushikamye, mutacyongera kubohwa n'ububata. Ntabwo muri abaja. Abanyarwanda ntabwo muri abaslave. Imana ije kubakura mu bucakara. Mube maso, muhagarare, musenge kugira ngo Imana ibashoboze. Ni kugira ngo nihagera isange mwiteguye, isange mufite icyizere.
ubwo rero muri Esiteri 8:11 uwo munsi hari inyandiko nyine banditse Esiteri na Moridekayi Imana yakoresheje gutabara abayuda. Muri izo nzandiko umwami yemerera abayuda bo mu midugudu yose ngo baterane birwaneho bashikamye. Ibi ngibi Imana igiye kubibazanira. Ibi ngibi Imana yarabitangiye. Erega ukuntu Imana igenda ikora mu Rwanda, ikora mu buryo bwa process. Narababwiye ngo uko bagiye bakomeza bakica bakiba, Imana iri kugenda ihindura ibintu uko ngewe mbibona. Burya Kagame ntabwo yagombaga kongera kwiyamamaza ku nshuro niba ari ya kane n'iya kangahe. Manda ye rwose imbere y'ijuru yari irangiye, kuko Imana yaramugerageje ngo ureba ko aba umwami mwiza, ariko aba umwami w'amoko, aba umwami wica umena amaraso. Ntitwatinya kubivuga. N'ababandi b'imbere barabizi, n'ababandi b'inyuma barabizi, abatutsi barabizi, abarokotse jenoside barabizi, abahutu barabizi. Ubwo rero Imana yaramugerageje kugira ngo urebe ko nibuze yakwihana kugira ngo ayobore neza. Ntabwo yabikoze. Kuva rero yakwiyamamaza manda ya gatatu nibwo yatangiye guta agaciro siritu mu bihugu byari byaramwimitse. Ibyo ngibyo rero buri mwaka bigenda bikomeza, ubu bwo kandi birakomeje kurushaho. Uko tugenda twigira imbere niko bigenda birushaho kuba nabi, bigenda birushaho kuba nabi. Ariko aho kugira ngo bakize ibibazo, bakomeje kurigisa abantu, kandi batagombye kurigisa umuntu n'umwe. Bakomeje kwica abantu, kandi Imana yarababwiye ngo babihagarike. Ubwo rero Imana iraje, kandi ije kubaha iki? Tugisomye muri Esiteri 8:11. Muri izo nzandiko umwami yemerera abayuda bo mu midugudu yose ngo baterane ngo birwaneho. Igihe kiraje cyo kwirwanaho. Igihe kiraje cyo kwirwanaho. Igihe kiraje cyo kwirwanaho. Aho uri kundeba bisubiremo. Igihe kiraje cyo kwirwanaho. Buri muntu wese agume mu rugo iwe. Aho mba hano muri Colorado, baranshatse cyane, banyohereje abantu benshi. Hari abo mfite ku mafoto, hari abo mfite kuri kamera. Inzu yanjye ni kamera everywhere. Inzu yanjye ni kamera everywhere. Yewe naho umugabo aba ari ku kazi, aba ari kureba kugira ngo amenye ko nta kantu kaza kumvogera. Ubwo rero icyo nababwira, mugume iwanyu. Ngewe nta nkotanyi ntinya, nta nimwe ntinya. Mugume iwanyu, kuko buri muntu wese yite ku buzima bwe. You mind your business, people. Nimuza kugira abo muvogera bizagenda bite. Ngewe icyo nzakora nukubamanuriraho umuriro. Mfite imbunda isanzwe. Hano muri Amerika twemerewe kugira imbunda, ariko dore imbunda ya mbere nemera. Imbunda ya mbere nemera ni iyi ngiyi. Uzibeshya ngo aje muri mission, mu gihe ari kuza akundeba azagira gisida. Buri munsi nuko nsenga. Ushaka kungirira nabi, bwaba mu buryo bwo kwandika no kuyobya nka biriya bya Rusesabagina, buri munsi ndabasenga nkababwira, ushatse kuntegereza kungirira nabi arata umutwe arasara. Ku buryo hari benshi bapfuye bashaka kuza kungeraho. Buri muntu wese nagumiwe. Nanjye niba nje mvuye mu rugo ngo nje kukwendereza bimbeho. Ariko everybody, you mind your business. We live a clean life. We do not live a dirty life. Niba mujya gushaka kumena amaraso, ni mujye ikuzimu. Ariko muzumirwa nimugerayo, kuko ikuzimu muzasanga mutakira ababosi. Ibyo mwakoreraga abantu, Abanyarwanda, babi bakorera inshuro miliyoni. Siri tuvuge nk'abari abantu babeshya, birwari muri zamagwe zo kubeshya. Iyo ugeze kuzimu, amadayimoni aza uburyo bwo gukimba, uburyo kubabaza. Arakubwira ngo waradukora kugira ngo tuzaguha ubwami bwawe, we mubeshi bumbure minwa. Bagafata amakara yaka umuriro bagasunikamo, bagasunika,
bakagukubita ugapfa. Iyo urangije gupfa ikuzimu urongera ukazuka. Ni ububabare butajya buhagarara na rimwe. Hariho igihe Uwiteka yigeze kutujyana kugira ngo ajye kutwereka ibikorerwayo. Noneho ariko iyo amadayimoni abonye Yesu Kristo yose aba umuyonga, yose amamiliyoni y'amadayimoni yose aba ubuyonga. Noneho abaye ubuyonga nk'isegonda rimwe abantu bari mu muriro babona agahenge. Nk'isegonda rimwe tumaze kuhava dutambutse, amadayimoni nyine araza akomeza umurimo wayo ni ugutoromentinga abantu batatinye Imana, abantu batagendeye kuri iki gitabo. Gendera kuri iki gitabo. Biriya birirwa bari kukubesha ngo genda ugire gutya, genda ugire gutya, bari kukujyana mu muriro. Were kubakurikira. Fata iki gitabo cyawe ukimenye neza, ugikurikire. Kabone nubwo waba udafite pasiteri, kabone nubwo utaba ufite padiri, kabone nubwo utaba ufite eglise usengeramo, ariko iki gitabo ukagisoma ukagikurikiza. Kuko iki gitabo ni Imana ireba mbere yuko ikureka mu ijuru. Ikindi Imana ireba ese ibikorwa byawe, ibikorwa byawe. Uzi yuko buriya Yesu akunda abantu benshi bose, ku buryo n'abicanyi iyo nabo bapfuye arabavugira ati se papa ushobora kureka bakinjira mu ijuru. Ariko Imana ntishobora kureka ngo injire mu ijuru ibikorwa byawe biri kwerekana ibindi. Yesu yarambwiye ngo ngiye nk'umwavoka mvugira buri muntu wese, nkababwira papa naragenda bapfira. Ariko yarambwiye ngo abenshi ntabwo mbasha kubakura muri ako kaga, kubera yuko ibikorwa byabo birabakurikira. Bene data, ibyo murimo nimubivemo, reka dushake Imana, reka twinjire mu ijuru. Mu ijuru rero hari abantu benshi bishe barimbuye. Hari abantu benshi bishe muri jenoside. Mu ijuru huzuyemo abahutu benshi cyane barimbuwe n'iriya ngoma. Umuntu wese barimbuye ntawe ajya ngo Kizito bamukuyeho. None se ko bamukuyeho, mu mbuto ye urabona haravutsemo iki? Havutsemo Idamange, havutsemo ba Christine, havukamo bandi. Ijambo riravuga ngo unless the seed of wheat dies, ngo iriya mbuto iyo ipfuye ijya mu bitaka ikera izindi mbuto nyinshi. Ubura ku buryo uyu munsi Kizito yabarwanyaga ari umwe, ariko ubu ngubu ndakubwiye bafite nibuze ba Kizito 10,000 bari kubarwanya. Kandi uko bigenda byigira imbere niko abantu barushaho kwiyongera. Noneho rero buriya bafashe Idamange bakamufunga, buriya bahagurukije ba Idamange miliyoni y'aba Idamange bari hose. Ba Idamange Imana yabanyeretse bari mu gisirikare buretse n'igihaguruka. Ba Idamange bari mu bamurinda, ba Idamange bari mu bihayimana, ba Idamange bari muri rubanda, ba Idamange bari mu badepite, ba Idamange bari hose. Ariko abanyarwanda ntabwo ari ibicucu, nubwo batagize icyo bavuga, nuko baragijwe n'imbunda. Ariko ikiri ku mutima uzakimenya wowe ukiriweho urubanza. Umunsi Imana izavuga ngo kakadodo warabwumvise bw'abahanuzi, kakadodo ni kagwa, kakadodo ni bafata sizo bakagakata, nibwo uzahita umenya ikiri mu bakurindaga, ikiri mu banyarwanda. We kwibwira ngo abanyarwanda ndabazi, ukabagura ukagenda ukabaha saleri, abakurinda ukabaha saleri zirusiza abandi, ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Kakadodo ni kagwa, nibwo uzamenya ikiri mu mitima yabo. Ariko si ibyo byanzenduye, naje ngo dusenge gusa byumvikane yuko ni uburenganzira bwa buri muntu mu gihugu cyose ku muntu niba aje kuvutswa ubugingo, niba mwicira abantu imiryango abantu,
ndababwiye ntabwo muzamara kabiri, kubera yuko ni uburenganzira nta nubwo babuhabwa n'igihugu, nta nubwo babuhabwa na pasiteri, ni uburenganzira Imana ishyira mu bantu ku buryo kuva n'akana k'amezi makeya kaba kazi ko gafite uburenganzira bwo kubaho no kwirwanaho. Niyo mpamvu niyo ugiye kwendereza umuntu, niyo yaba ari umwana, arakunosha akagukubita, kubera ko buri muntu wese yaremwe n'icyo kintu cyo kwirwanaho. Ibyo ngibyo ni ibintu biri muri kamere, ntishobora guhinduka. Idamange rero, Idamange ntaho yagiye. Urabona ko umwe yafashe Bibiliya ngo ndarashe, ariya masasu ntaho yagiye, ari gukora, arakomeza n'ubwo muri aka kanya aracyarasa, aracyarasa, ntabwo azahagarika kugeza abanyarwanda babonye uburenganzira bwabo. Kwihutisha ibintu, ikintu cya mbere ni mwihane, ikintu kindi cya kabiri ni muhe uburenganzira abanyarwanda, bishyire bizane. Umunyarwanda ntabwo ari umwana w'imyaka 5 wo kubwirwa icyo yambara, wo kubwirwa ngo ntuva aha, wo kubwirwa ngo ntiwambuka ujya muri iki gihugu. Abanyarwanda bafite uburenganzira Imana yabahaye, nimutabubaha muragowe. Uyu munsi ntabwo dutinda cyane, ariko mwibuke guha abanyarwanda uburenganzira bwabo, kuko nimutabikora muziruka ntawe ubirukanye. Imana izabateza ubwoba ngo n'ikibabi kizajya kigwa hasi mwiruke. Muziruka mwambuka imipaka muri gushakisha ubuhungiro, ntawe ubirukanye. Imana izabateza ubwoba, muzirukanwa n'abamarayika. Biranditse, reka tubisome mu Balewi 26. Umurongo wa 36, 37. Ngo abarokotse muri mwebwe nzabatereza gukukira imitima mu bihugu by'ababisha babo, bazakangwa n'ikibabi kijyanwa n'umuyaga, bahunge nk'uko umuntu ahunga inkota, bazagwa ari ntawe ubirukanye. Iyi ni intambara y'Imana, narabibabwiye. Ibiri kuba mu Rwanda ni intambara y'Imana. None se urabona imitego yabo uko batekereza ibintu bibakoraho. Kuko nka buriya iyo Kizito aba akiriho, ubu ntibaba bafite amahoro kurushaho. Iyo Rusesabagina aba akiri hano muri Amerika, iriya mesi bishoyemo baba bakirimo, kugeza ubwo muri aka kanya, muri iki gihe cyo kwibuka Kizito, abantu bamukoreye icyunamiro cy'iminsi 10. Abantu urajya kuri interineti bari kureba indirimbo ze, bari kubyina, bari kumuririmba, bari gusenga, bari gukora ibintu byiza, ariko wowe uri kuvugwa nabi. Kandi wowe nunapfa, niba upfuye utihanye, nta n'umuntu n'umwe uzakwibuka, nta n'isegonda bazafata ryo kuvuga ngo reka twibuke kanaka. Apana, ntabwo bizabaho. Ni ngombwa rero bategetsi b'abanyarwanda ko mwihana mukabigira vuba. Njyewe ntabwo mbatinya, ntabwo nshobora kubatinya. Umuntu umwe ntinya ni Imana. Ntabwo nzatinya kubabwira iki jambo rivuga. Ndabizi ko mushobora kuba mugenda kuri Bibiliya zanyu, ariko izo Bibiliya ntacyo zivuze. Iyi niyo Bibiliya yonyine, iri ni ryo jambo ryonyine ridakuka. Kandi Imana nyeretse isaha, igihe kiri kubashirana, nimubigire vuba. Imana irarambiwe, ndarambiwe, maze imyaka irenga 2 nza hano naricecekeye, nabakoragaho n'abavugagaho. Imana yaranyohereje ngo mvuge. Ubwo rero mwibuke ko igihe gisigaye ari gito. None se Kagame niwe wabivugaga ngo imyaka 30 hanze si ubusa. Muri uku kwezi kwa 10 ntuzaba umaze imyaka 30 mu Rwanda, n'abandi bamaze imyaka 30 hanze. Imyaka 30 si ubusa.
nimugire vuba, mutunganye ibintu, mwumvikane n'abanzi banyu, nimugire vuba, ariko ntabwo nzi icyo mwakora kugira ngo amaraso mwasheshe ahorerwe, ntabwo mbizi. Ibyo ngibyo ni hagati yanyu n'Imana. Yesaya 30:17. Urakumva ngo ariko uriya mukobwa yacecetse. Ntabwo nshaka guceceka nta kundi ni uguhagarika kwica. Narabibabwiye nuko konyine abanyarwanda bazaceceka. 30:17 Yesaya. Abana 1000 bazirukanwa n'umuntu umwe ubakangisha. Abantu 5 nibabakangisha muzahunga. Muri kumva ko Imana ikuvuga ko hazabaho guhunga, kandi mwarabyumvise ko hazabaho arusha ya kabiri. Mwarabyumvise Banyarwanda, mwarabyumvise. Imana itubabarire. Muri Matayo 23 umurongo wa 37, aho kuvuga Yerusalemu turashyiramo Rwanda. Rwanda wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Ni kangahe Rwanda nshaka kukubundikira no kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ariko ntunkundire. Dore inzu yawe muyisigiwe ari umusaka. Ndababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Imana iri kwinginga birarangiye, ubwo rero hagiye gukurikiraho action, kandi Imana yarazitangiye. Izo action zirahari. Iyi ngiyi si intambara ya Idamange, iyi ngiyi si intambara y'abapolitisiye. Politike nimuzivemo, mashyaka ari hanze, ari imbere, ari nimuvugire gusa abarenganywa, nimuvugire abicwa, kuko iyi ntambara yabaye intambara y'Uwiteka. Hariya bavuga ngo muziruka nta n'umwe ubirukanye, ni ukuvuga yuko abamarayika aribo bazaba bari kwirwana ariko utababona. Iyi nayo intambara y'Uwiteka, kuko bashoye ubwicanyi, kurimbura ubwoko bw'Imana, ibiti by'Imana, imyaka y'Imana mu muzabibu w'Imana barayirandura, kuko Imana niyo irema, Imana niyo itanga ubugingo. Ubwo rero niba uje kuyirwanya, niba uje rwose kurandura ya myaka y'Imana, kwica abantu premature, ese mwabara abantu bapfuye? No. Mushobora kubeshya amahanga nka kuriya Kagame ari kubeshya kuri CNN, yari iminwa yabuze uko agira, ariko nimugera mu rukiko mpuzamahanga bizabahama. N'ubu ngubu barebye urubanza rwa Rusesabagina, yewe n'abafite imyaka mitoya rwose bazi aho rugana, bazi yuko mudashobora kurutsinda. Ubwo rero ni intambara y'Uwiteka. Igisubizo ni ukwiyunga n'Uwiteka, ni ukujya ku mavi mugasaba imbabazi Imana, mukarira, mugasaba imbabazi abanyarwanda mwiciwe. Yenda Imana hari icyo yakora yo kuduhora, ariko kuvuga ngo murakomeje ni nko kwitera inkota mu mitima yabo. Tugiye gusenga. Banyarwanda, abanyarwandakazi, siritu abari mu Rwanda,
hari amaraso menshi ari ku butaka, menshi cyane. Nta nubwo ushobora kubara roho z'abantu, imashini niyo yabikora kubara, ni benshi cyane. Ikintu Imana yansabye uyu munsi, kugeza ije kubatabara, hari ibi bigomba gukorwa. Icya mbere, ihane ibyaha byo kwica, ibyaha byo kubeshya, ibyaha byo kurimanganya, ibyaha byo gusopanya, byo gushimuta, byagiye bikorwa mu gihugu cyo mu Rwanda. Erega ibyo byaha bihanwa n'amategeko. Hari Imana ikubwira ngo ntuzice, havuze yuko niwica hari ikizakorwa. Kuva 21 12, 14, 15. Haleluya. Ngo ukubise umuntu agapfa ntakabure kwicwa. Iyo wishe umuntu, icyaha Imana ikugeneye nawe uzicwa. Niba ukoresheje inkota niyo izakoresha kukwica. Niyo mpamvu ngewe mbwira n'abanyarwanda, ariko Kagame yarapfuye, ubwo iyo murumva yaba ari justice? No. Ibikoresho akoresheje utegeka kwica abandi nibyo bizakoreshwa. Kandi ari wa wundi ufashe inkota, ari wa wundi ugambaniye, ari wa wundi watanze itegeko ryo kwica, ni uyu ufite icyaha gikomeye. Ufite icyaha gikomeye ni wa wundi watanze itegeko aturutse ibukuru. Imana rero iravuze ngo muri 12, ukubise umuntu agapfa ntakabure kwicwa. Kandi umuntu natubikira undi, Imana igatuma amugwa mu maboko, nzagutegekera aho azahungira. Ibi ngibi ni ukwica abantu paragisida. Tuvuga wenda uri gutwara nk'imodoka ukagonga umuntu utari wabigambiriye. Ariko ngo umuntu natera mugenzi we abyitumye, ngo amwicishe uburiganya, umukure ku gicaniro cyanjye ahorwe. Imana izahorera abantu bose bishwe. Niba wariciwe, ibuka ko guhorwa ubu ngubu bikorwa n'Imana yonyine. Ntabwo ndi kubigisha ngo mugende mwihorere, oya, Imana nizabikora. Umurongo wa 15, ukubise se cyangwa nyina ntakabure kwicwa. Ibyo ngibyo nyine ni ibintu byakorwaga muri icyo gihe, ariko turabizi ko Yesu Kristo yaje tukinjira mu gihe cy'ubuntu. Ariko nubwo ubwo buntu bwaje, ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ibyaha byacu yarabirihiye. Ni ukuvuga ngo iyo wishe umuntu, ntabwo twebwe tugomba kuza ngo tukwice nk'uko kera byagendaga, kuko Yesu yaratubambiwe, yaradupfiriye. Ariko icyo bivuze, uwabikoze arahabwa igihembo mu bihe bizaza, mu isi yo mu mwuka, nagera ikuzimu cyangwa se aho azaba agiye, azahanishwa muri ubwo buryo. Ariko akiri no mu isi y'abazima, icyo yakoreye abandi nicyo azakorerwa. Si njye ugomba kuza ngo nihorere. Imana yatubwira ngo vengeance is mine. Ni byinshi, ni birebire. Ubwo rero Imana yavuze ngo abanyarwanda aho muri mu gihugu cyane, abari mu gihugu murire, nubwo wowe utishe, ariko bene wanyu generation yanyu yarishe.
ubwo no kuvuga ngo uri mu Rwanda isengesho Imana ishaka nuko tujya imbere yayo tukihana ubwo bwicanyi. Imana rero igakomeza ikaguraho abamarayika bahagarara nyine baza gukiza ibibazo byo mu Rwanda. Nababwiye ko bahari deja kandi ibikorwa byaratangiye, show yaratangiye, ubu buri munsi hazaba haba ikintu ku kindi. Reka dusenge. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Jehovah God, Yeshua, Mwuka Wera, muri aka kanya tuje tubabaye cyane, tubabajwe n'ibyaha bya generation yacu, ibyaha bya guverinoma yacu, ibyaha byo kumena amaraso bikabije cyane, kuko icyo nicyo cyangombye kubona imbere y'Imana. Turaje, turabyanze, ubwoko bwacu, abantu bacu, abasokuruza bacu barishe cyane, yewe si muri 94 gusa, n'indi myaka n'ubu. Mana, ibyo ni ibyaha byatumye turenga ku mategeko yawe, dukora ibibi. Ubu rero turaje, ibyo byaha turabizanye, nta handi bikwiriye kujya uretse ku musaraba wa Yesu Kristo. Duhagaze mu cyuho tuvuga ngo Mana, bari abantu bishwe, bavuga amazina urabazi. Niyo ndangije iyi porogaramu buri munsi aho utuye, kugeza Imana itabaye Abanyarwanda, ujye ugenda wihane, uvuge n'amazina abaturanyi bawe bishwe, ubature, uvuge amazina. Mana, abo bantu bishwe benshi ari abere, nta maraso abariho, nta bwandu bubariho, ariko dufata inkota turabicisha, ariko turategeka. Reka turwagarara mu cyuho, ntabyo nakoze, ariko ndirwagarara mu cyuho, ariko turategeka ngo nibicwe. Tumena amaraso menshi, dufunga abantu ibihumbi n'ibihumbagiza, turigisa abandi, dushimuta benshi, dukora ibibi bibuzwa n'ijambo ryawe, tukumena umutima, tugutera inkota. Yesu Kristo, turongera turakubamba. Uyu munsi turaje Mana ngo tubabare. Ubwo turi gusenga, amadayimoni ari kugenda yiruka, kubera yuko iyo wihannye abamarayika baraza n'intwaro zabo. Ya madayimoni yaragose ahangaha akagenda. Awe Banyarwanda bazi gusenga, kandi ndabizi yuko nibuze hari 7,000 by'abantu bazi gusenga, mwere kwanduzwa n'imico mibi badukanye. Ndabasabye ngo nimwihane kandi mubikore neza, ntuhushure, ntiwihute, kabone nubwo byagutwara ibyumweru bingahe. Buri munsi wihane ibyaha byakozwe n'abo bicanyi, nubwo tutabikoze, ariko duhagaze mu cyimbo cy'igihugu cy'u Rwanda. Mana rero, ubwo twihannye, turasabye ngo ngwino utabare ubwoko bwawe. Abanyarwanda nta wundi wabaremye uretse wowe. Ni wowe papa bareba, imfubyi ni wowe zireba, abapfakazi ni wowe bareba, ariko benshi ntibakiturimo. Ndibutse hari umukecuru waherutse kwica, umukecuru ushaje cyane, bamwica. Yarafashe Bibiliya ari kumubabwira ati, bantu mwere, ndi umukecuru muri kunshaka wiki. Afata Bibiliya bamurasa, ahobeye Bibiliya baramurangiza. Mana we, Mana cyubahiro we, ibyo byaha byose ubabarire Abanyarwanda, kandi uze ubakure mu ngoyi, kuko ikintu cyatumye wowe Yesu Kristo uza ni ugutanga
uburenganzira bwacu satani akomeza kutwiba. Icyakuzanye ni ukuduha umudendezo. Iminsi iraje, ndi kuyirota, ndi kuyibona, aho abanyarwanda tuzongera tukagira amahoro, tukagira ubwigenge. Ariko bazaba ari bakeya, kuko benshi bagihagaze ku moko. Abo ngabo ntibazabibona, abo ngabo ntibazajya mu murage Imana igiye kuzanira abanyarwanda. Ubu ngubu waba uri muri diaspora, waba uri mu gihugu imbere, aho uriho hose, ugomba kwikuramo amoko, ugomba kuzura urukundo. Were kuba mini, uza kuza kuri interineti gutukana, uza gutukana nde kuri kwishyira mu muriro. Ibyo ngibyo byose bireke. Karaba umunwa wawe bugire clean. Iki ni igihe cyo kwitegura, kuko Uwiteka araje ari muri twe. Naza witonde, umenye yuko utazamwara, utazagwa, ahubwo uzaba witeguye guhagarara na Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Mana, ubwo tugiye kwinjira muri weekende, ndasabye ngo abana bawe bafite ibibazo, niba hari ibibazo ufite bitandukanye, ndagusengera. Hari abantu benshi muri kunyandikira muti nzarira twishe, nubwo nshaka kubafasha, ariko nta muntu n'umwe nizera. Mu bantu banyandikira, nta muntu n'umwe nizera, kuko sinkuzi. Kugeza buriya butegetsi bw'ibinyoma buvuye ku ngoma, nta muntu nshobora kuvuga ngo ndakwizeye ngo ngiye kuvugana nawe. Oya, ariko ndagusengeye, kuko Imana iri hose, Imana ikuri hafi, kugira ngo ibibazo byawe ibirangize. Niba urwaye, ndagusabye Mana ngo ukize abarwayi. Niba ufite stress, niba ufite depression, guhahamuka na trauma, ibyo ngibyo nibikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza abanyarwanda. Dusoje aya masengesho yacu, kandi twibutse umuvandimwe wacu Idamange, aho ari narababwiye ntabwo ari wenyine, aho ari apfumbaswe na Kristo. Nkuko twasengeye benshi, nawe turamusengeye. Imana ikomeze ikugenderere, ikwibuke. Imana ikomeze ikwereke ingororano zawe ufite mu ijuru. Ntabwo wasaze, ntabwo urwaye, ahubwo uri intwari. Nuko rero umuryango wawe nawe turawusengeye. Humura, humura, humura. Abana bawe ni abana b'Imana. Yarabagukije ariko ni ab'Imana. Aho uri humura, 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 nta kibazo bazagira. Mana, rinda umuryango wose, rinda abanyarwanda bose bari guhigwa. Kwica turabyanze, kwica bihagaze ubu ngubu, nta kundi. Turekaramye ubwigenge bwacu, turekaramye umudendezo wacu, turekaramye ibyishimo byacu n'amahoro byacu, mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze kundeba. Imana ibakomeze. Ntabwo nzagarukira hano, hari ibintu byinshi nkora, ariko byabaye ngombwa ko nza nkavuga bino, kubera yuko nashaka gushyigikira uriya muvandimwe Idamange. Imana itugire neza, mugire weekend nziza, kandi mwibuke gusenga, mwihana, kandi munareba ibirenze ibyo mubona ubu ngubu. Mwe kuguma mu gahinda, ahubwo murebe iby'Imana ije gukora. Hallelujah. May God bless you. Bye.